Nongeye kuba nabasuhuza abakunzi ba Savi Official kabiri nk'ibisanzwe kuko mu byumva uyu nguyu ni Savi. Hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye mwagiye munsaba, bimwe ngenda mbikora ibindi ndacyabikora, mbabwira ko nabo ntakora ibyo bansabye, byose biri mu nzira, ni uko ngenda nkora step by step. Mwibutsa ko uramutse ufite icyo ushaka ko nagusobanura nawe wanyandikira muri comment cyangwa se ukampamagara kuri nimero yanjye mpita nyishyira muri comment kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa byimbitse. Kuri aka kanya nongeye kubasobanurira uburyo ki hari igihe usanga kuri telefone yawe hari umuntu ukumviriza ko ukaba utabizi, cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe urahamagara ntujya ubona baguhamagara na rimwe. Bivuze ko hari igihe wenda usanga baguhamagara aho kugira ngo witabe nimero yawe ukitabwa n'undi muntu, cyangwa se ugasanga umuntu araguhamagara akavuga ati ejo naraguhamagaye telefone yawe yitaba umuntu ntazi arambwira ngo naguhari. Ibyo byose rero ni uko baba bakumviriza, aba ari umuntu wabikoze. Uyu munsi rero ngiye kwereka uburyo ki wareba nimba hari umuntu ukumviriza, cyangwa se nanone wanasanga ariho ukabisiba ugahita umukuraho, cyangwa se ukaba wanamukuraho ako kanya utagombeye kuba wategereza ko ureba ko ariho. Kuko akenshi na kenshi bikunda kuba ugasanga umuntu baravuga ati buri gihe ngenda guhamagara ntunyitaba, kandi ugasanga na rimwe yari yaguhamagara, cyangwa se ati ngenda guhamagara nkitabwa n'undi muntu. Ibyo byose rero ni uko hari umuntu uba ukumviriza. Rero ngiye kukwereka uburyo ki, hari n'uburyo noneho bakumvirizamo ugasanga ntabwo ubizi ko bakumviriza, uravuga noneho baza bakamwohereza voice email akumva ibyo mwavuganye kandi utigeze ukora kuri iyo telefone, mutigeze munahura uwo muntu wundi. Rero ngiye kukwereka uburyo ki wareba ko hari umuntu ukumviriza ndetse n'uburyo wabisiba. Hanyuma ibi ngibi nibirangira nimumva mukeneye ko nabereka n'ukuntu nanone wahuza nimero yawe cyangwa se uburyo wakumviriza nawe abandi, ibyo nabyo unyandikiye muri comment mbe nabikwereka. Reka dutangire nkwereka noneho ukuntu wareba ko hari umuntu ukumviriza. Uzafata telefone yawe uze muri phone, ubwo ni telefone iyo ari yo yose, ishobora kuba ari gatushe, ishobora kuba bizaterwa nyine tu. Uze muri telefone yawe aho wandikira nimero, nurangiza wandikemo. Ubwo ahangaha tugiye kureba nimba hari umuntu utwumviriza. Uzaza wandikemo akanyenyeri urwego 6 urwego, wemeze kuri simukadi ushaka. Ngiye kanemeza wenda ku ya kabiri. Utegereze. Urabona kuri forwarding voice not forwarded, muri make kuri voice nta muntu unyumviriza, fax not forwarded, sense not forwarded. Urabona zose nyine banyeretse ko not forwarded. Ahangaha rero uko handitse ngo not forwarded, iyaba hari umuntu unyumviriza hakabaye noneho hari nimero ye ya telefone. Iyo hari umuntu ukumviriza ahangaha handitse not forwarded hataza nimero ye ya telefone. Ubwo ahangaha ni ukureba nimba hari umuntu ukumviriza. Noneho ushobora gusanga ari nimero ya telefone nyine, iyo nimero ya telefone wasanze niba ikumviriza. Ngiye kukwereka noneho ese nazisiba gute nimba nsanze anyumviriza ntiwe mubwira ngahita nanabisiba. Kuko ushobora kuba yanabikoze ko katazi no kubikuramo rero, kugira ngo noneho ukoremo uwo muntu ukumviriza, uzaza muri telefone yawe wandike akanyenyeri, uzaza wandike urwego 002, wongere ukore ku rwego, wemeze kuri simukadi ya yindi nyine umaze kureba ugasara umuntu ukumviriza. Nemeze kuri andi ya kabiri. Urabona call forwarding error was successful, nyine ndabisibye nimba hari umuntu umwe wanyumvirizaga, bura wese bise mukuraho. Mbabwira ko rero mbakunda cyane. Nkuko mubizi nyine ikiganiro nakagaruka kandi ni kujya mbagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ukeneye ko hari ikindi ngusobanurira wambwira byinshi bigiye bitandukanye. Ni kuri Savi Official kabiri, mwibutsa gukanda subscribe, share na comment. Mbabwira ko mbakunda cyane. Ciao ciao.